Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu nashimwe. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Amahoro ya Kristo kuri mwe nshuti za Saveur Divine, abakurikira ibi biganiro tubagezaho. Mbahaye ikaze mu gutangira icyumweru cya kabiri cy'uku kwa 12. Imana ishimwe ko yaturinze. Shimiye Imana impaye uburyo bwiza bwo kongera kugaruka gusangira namwe amagambo y'ubuzima. Hashimwe Uwiteka wabanye natwe. Reka dutangize icyumweru cyacu. Amagambo tubona muri Zaburi 124 ni amagambo yo gushima Imana. Haranditse ngo, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Imana ishimwe. Imana yaratwimanye bene data. Ngewe ubabwira, Imana yaranyimanye kuko mfite umwanzi witwa Shitani, nkuko namwe mumugira, abahiga ubugingo bwacu, ariko yaraneshejwe. Jambo riratubwira ngo intwaro zacuriwe kuturimbura, Imana irazivunagura. Nibyo tubona muri Yesaya. Rero twese abumva ubu butumwa bwiza mumenye ngo hari intambara nyinshi Imana iba yararwanye kugira ngo tuba tukiriho. Uwiteka iyo abatari wabaye mu ruhande rwacu, birashoboka yuko uyu munsi tutaba tugihumeka, ariko yatwongereye uburyo bwo kongera kumuhimbaza. Reka tumushimire. Amazi aba yaratembye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Kuba tukiriho ni ubuntu bugeretse ku bundi. Reka ubwo buntu twe kubupfusha ubusa. Hari ibyaduhize binyuranye, ariko kuba tugihumeka uyu mwanya tubishimira Imana. Aya ntabwo ari amagambo yo gukabya, ni amagambo dusomye mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe yuko itwongereye uyu munsi. Mbahaye rero ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Uyu munsi wongere uzirikane ineza y'Imana. Mu bihugu bya Amerika bamaze igihe bizihiza umunsi mukuru ngo bita Thanksgiving. Ni iminsi baharira gushima Imana, kwishimira ubuzima bagize mu mwaka. Natwe rero hari impamvu zo gushima, haracyari impamvu zo gushima Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndabashimiye mwese abakurikira ibi biganiro byacu. Ndabashimiye abadusengera kugira ngo iki gikorwa cyiza cy'ivugabutumwa gikomeze gitere imbere.
Amasengesho y'abera ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu akora umurimo nk'uyu wo kuzana abantu kuri Yesu binyuze mu ijambo ry'Imana, ni ikintu umwanzi Satani afuhira cyane cyane. Niyo mpamvu rero tuba dukeneye amasengesho yanyu kugira ngo dushobore gukomeza uyu murimo neza. Iteka iyo hari umuntu umwe, ngo niyo umuntu umwe yakizwa, umuntu umwe yakijijwe akakira Yesu, ngo mu ijuru bakora umunsi mukuru. Haleluya, haleluya. Ndifuza ko buri munsi hajya hagira umunsi mukuru uba mu ijuru, kubera yuko abantu bumvise ubutumwa bwiza bagafata icyemezo cyo kwakira Yesu, bagafata icyemezo cyo kuva mu byaha bakagendana n'Imana. Imana rero ikomeze idufashe kugira ngo dushoboze gukora uwo murimo neza. Ndashimira bene data bitanga kugira ngo tutegure bino biganiro mu zindi ndimi tubibagezeho. Muzi ko uyu muhamagaro wanjye wa Saveur Divine mu by'ukuri natumwe ku banyamahanga cyane cyane, akaba ariyo mpamvu nigisha no mu rurimi rw'Igifaransa, kugira ngo nshobore kugera no kuri aba bazungu Imana yantumyeho. Ariko ku ruhande kuri ibyo, Imana yagiye yagura uyu muhamagaro mu buryo bwayo, bituma dushobora no gukora ubutumwa bwiza mu zindi ndimi. Niyo mpamvu rero mwumva bene data babasangiza Saveur Divine mu ndimi z'Ikinyarwanda n'Ikirundi ndetse n'Igiswahili n'Icyongereza. Imana ibishimirwe byose. Hanyuma buri cyumweru mumenyereye yuko tubaha ijambo ry'Imana tuzagenderaho, tuzigishaho. Iki cyumweru tuzasoma ijambo ryo muri Yakobo, ijambo ritwereka ngo umukristo mu bigeragezo. Mbese umukristo mu bigeragezo yitwara gute? Mbese ibigeragezo byaba bifite kamaro ki ku mukristo? Ngaya magambo tuzaganiraho muri iki cyumweru, kandi nzi neza yuko Umwuka Wera hari byinshi azaduhishurira. Ijambo tuzagenderaho turibona mu gitabo cya Yakobo. Yakobo igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe uravuga ngo ibyerekeranye n'ibigeragezo. Yakobo, imbata y'Imana n'Umwami Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye, ndabatashya. Bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, ngo mumenye yuko kugeragezwa no kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse mutabuzeho na gato. Imana ishimwe. Ngiryo ijambo tuzaganiraho. Rero ntabwo ndi buryinjiremo, kwari ukuribamenyesha gusa, kandi bene data nzi neza ko bazadufasha tukagira icyo twunguka kuri iyi teme. Kadusoze dusenga Imana tuyishima. Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye cyane kubwo kubana natwe muri ibi biganiro. Mwuka Wera, turakwinginze kugira ngo uzakomeze uze wikorere imirimo. Ni wowe uduha ibyo tuvuga. Ni ukuri ndakwinginze kugira ngo uzagenderere buri wese mu ijambo azatanga. Sengeye imitima y'abazaryumva, kandi ndasenze kugira ngo ni ukuri
uwaba ari kunyura mu bigeragezo ibi n'ibi, umufashe, umukomeze, kuko watubwiye ngo nta kigeragezo kizatugeraho kitari rusange, kandi hamwe no kugeragezwa uzajya uducira akanzu. Rero nsabye kugira ngo uce utwanzu twinshi muri bene data baba bari mu kugeragezwa, ubahumurize, ubakomeze, maze ubiyereke, bazabona amashimwe yo kuguha bavuga uburyo wabanye nabo. Ukomeze utugirire neza muri iki cyumweru, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen amen. Muhabwe umugisha bene data, bifurije kuzagira une bonne semaine, ndabakunda, amen.